zigzag ni umusaza hari umuhanga utwaye imodoka umenya ko ari buze gufata direct ku murongo umwe ariko nize ko harimo umuntu umufasha amaguru inyuma afata amaguru yande y'umukanishi. ibi bintu nivyo ni imyitozo ariko abantu bakora uriya muvandimwe wonye uko umutwaye warugeze hasi neza bamwita Shon akorera mu mujyi umunyafurika y'epfo yaje mu Rwanda nyuma yaho birangira ko zigaraje rikomeye cyane mu mujyi wa Kigali kubera ko bari akanisha bagize umugabo make bati turakwizeye ntawe tuzaye mu kanishi turamusanga i Kigali uba bafite ikiraka bakarase bamana iriho n'aba boss muri taya muri Tour du Rwanda abakanishi bose batabona ibyo biraka. Thompson yongeye gufata umwanzuro wo kugenda nyuma yuko bafitije munyururu reba uburyo bw'ikatigare kwabivuze ko ushobora kwisanga kilometero za 140 na 300 aho ugasanga yakoze 150. Niyo mpamvu mubona mu gukata biba byiza kuri we ariko uyu mugu afite ikibazo cy'igare bimuhemukiye cyane kuko pelote irahita imufata kandi biraba ari bibi kuko ahantu yarageze byari koroha ko ikibazo cy'igare cye ni ikibazo gishoboka ko cyakira ariko mu gukomeza kuba hano directeur sportif uri inyuma niba ataje kumukurikira akaba yoheje dépannage netre ikiba gishoboka ngandi kumubwira ngo noneho muzana igare mu muhindurire ibirometero 180 ni dépannage netre n'uturoka ikiri kumukurikirana irimo Shon biraza gusaba ko bohereza ngaho mbabarire reba aha muri ino modoka imbere abarimo mu directeur sportif nuko ngo niba ushaka kumufata reka nkwe umuseri yamufasha amaguru noneho noneho ibyo ndabyemera nanjye najyayo hariya nanjye uyafashe namanuka ariko byagorana ko igare riri kugenda wagaruka se wamanuka ndabyemera wagaruka na abdominal nuko ukora siporo nta kindi uwo rero ni Thompson ugeze mu kilometero cya 81 yashyizemo amasegonda 45 bya bibazo yagiye agira bimugabanyirije amasegonda ko yari yamaze kwinjira mu minota umwe atakaje amasegonda 5 muri mino 5 yose muri komiseri ona komiseri ashinono nuko ngo bamuhaye umwanya wo gukora igare umusifuzi aravuga ati niko kundi uwo n'umukinnyi mu kibuga ayimaragwa kenshi bamuvura ese ntago baguhindura kuko no gufata ku modoka biriya nubwo ubyemewe ariko nikosa kubera ko nukuruhuka nuko ngo ibyiza baguhindura igare tukabireka uko komeza kuba byinshi ni bibi oya niko akunda umukinnyi abona babatatse bamere nabi akagwa gusa nubwo we ibyo gukora birimo biramudezavantage cyane kuko amasegonda we ku giti cye aragabanuka rero ni Thompson umaze umwanya munini rwose yakoze breakaway y'umwe ariko wagizemo ikibazo cy'igare ubu rero aha ni igare ribera akaga Thompson agatwara akinjira mu birometero 100 ikirometero cy'130 bakaba bamukuyeho etape ya gatatu ya Tour du Rwanda Huye Rusizi bava mu majyepfo berekeza mu burengerazuba bw'u Rwanda ngizo rero etape zasoreje mu karere ka Rusizi mu nshuro 3 ziheruka uko byagenze Shan uriya twavugaga mu kanya ni umunyamerika amaze imyaka 3 mu Rwanda akaba akorera mu Rwanda afite igaraje ni umunyamerika waje aravuga ati kuki najya muri Amerika mu gihugu kitari cyiza mu Rwanda arigumira ariko Rwanda aranyurwa ariko u Rwanda ni rwiza haba hari impamvu nyinshi ariko n'ubundi Thompson igare komeje kumubana igare imodoka yabiraje birangiye agiye gushyira ku ruhande Thompson ahinduye igare amasegonda mbarira amasegonda 1 2 3 ubonye ko ikintu cya mbere Gamin Zekro 1 4 10 kandi barantu hamanuka 12 13 bagiye kumuhindurira igare 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 perotiraje 27 n'umunani 29 perotera aho hafi niyo mpamvu kamera itagomba kuva ku mukinnyi wa mbere kubera ko uyu ni isiganwa ariko Thompson igare aribonye ku masegonda 30 Thompson nizere ukuntu wagiye uyabarara Thompson rero utishimiye ibintu bimubayeho kuko izera nko kubara amafaranga
nko kuyishyuza we. Okay. Uwo rero ni Thompson uriye igare mu kilometero cya 83, akaba ariho igare rye rya firiye wahise unafatwa na peloto. Ubona ko peloto bamaze kumugeraho igiye no kumugarura, atangira no kureba inyuma. Thompson rwose igare ridakundiye kugira ngo akomeze kuko yari yashyizemo amasegonda 45. Peloto iri inyuma ye kuko ararenga ihinguka, nyamara ariko harimo umwanya hagati ye na peloto, ariko n'ubundi Thompson afashe umwanzuro wo kudacika intege akomerezaho. Ibirometero 83 nibyo abasiganwa bamaze kugenda, mu gihe 145 na metero 300 aribyo bagomba gusiganwa uyu munsi. Barimo baranyura rero muri parike ya Nyungwe, niho bari gusigana. Aba rero ni abari inyuma muri peloto, ubu aba nibo basigaye kuko peloto yamaze gucikamo ibice. Akimara rero gupfusha igare bahise bamwataka. Ngiriya peloto murayibonye ko irimo irareba n'amaso ye umusore Thompson uhuye n'ibyago bikomeye cyane, ariko ibi byose bigize isigara. Amasegonda 10 niyo asigaye hagati ya Thompson ndetse n'abamukurikira. Uwitwa Duarte Marivowete watsindiye Huye niwe watatse muri peloto. Yatsindiye Huye mwaka 2024, Rusizi bamanuka. Mwaka ushize 2025 Rusizi Huye 25 hadi Kabenzi yamutegereje. Peloto ni ukuvuga ngo Thompson ari muri tageti za peloto. Byarangiye ibyago rero ikaba mu mutwe yamaze no kwangika. Wabonye reaction ze zimeze nk'iza Remco Evenepoel ku masegonda 10 yasigaye. Iyi rero ni etape ya gatatu ya Tour du Rwanda mu 2026, ifite etape 8. Etape ya nyuma ikazasorezwa mu mujyi wa Kigali, yibanziriza 7 ikazaguruka mu karere ka Musanze igasorezwa mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu rero Patrick Byukusenge ndetse na Jean Bosco Nsengimana n'ubundi n'uyu munsi bagihari mu igare, nibo bakinnyi bamaze kwitabira Tour du Rwanda inshuro nyinshi, ariko Jean Bosco akagira umwihariko kuko we Tour du Rwanda yaranayitwaye. Bosco watwaye Tour du Rwanda ya 2015 ndetse kuri ubu ngubu nawe ari mu bakinnyi bamaze kwambara umwenda w'umuhondo amajoro menshi. Valence ni 12 umukurikiye n'umva ari iminsi amajoro 8. Kuki tubara amajoro? Nuko ku munsi ukurikiyeho ushobora kuyitakaza. Uyu munsi dutegereje kuri Paul uko biza kugenda. Ujibona iyo umuntu atwaye Ballon d'Or cyo gikombe ko mu burira cyifotozanya. Niko mpamvu tuvuga ngo yararanye mayo jaune. Wowe umaze kwifotozanya iki? Ibihembo ndujuje nsigaye mbura aho biri. Natwaye igihembo cya 2017. Agafoto ko mu buriri niko dushakerega. Abizenze ko mubugira. Ndasanga ndararwa nta impagaze. Rero ni Thompson n'ubundi wongeye gufata umwanzuro wo kugenda. Akaba rero ari Thompson rero akaba ari we uyoboye kugeza ubu ngubu, akaba gusa mu kanya yagize accident mécanique yatumye atakaza ibihe ku buryo yaje gufatwa. Gusa igare rye barikoze ntibyakunda ko bikunda, biza kurangira rero igare rye ahinduriwe igare. Reka mubwire ko twahoze tubabwira mu kanya rigoga yuko ni igare ryakozwe na Shad. Muri Tour de Organisation itegura icyo twita dépannage neutre. Muri dépannage neutre bashaka abakanishi, ariko abakanishi ntabwo ari babandi tujya tunyura ku muhanda ukora amatabaro. Hazi umukanishi specialist. Aba ni abantu buriya mu magare tugira abantu bafite lisanse z'ubukanishi. Harimo na kwiga bakarasira mani iriho abo bakora mu ikipe y'igihugu, akabamo ndetse na n'urushani twabwiraga. Akenshi abangaba hari n'abafite amaduka akomeye y'amagare nka Shan aba muri The Right, ndetse n'abantu batanga amagare kuko nk'ari amagare ujya ubona y'isonga
nibo bayatanze urumva ko rero igare ritangiye ejo twabonye yose yaduhaye yahawe umujyi wa Kigali icyemeza ko Kigali ni umujyi w'igare nibyo rero twavugaga ko ku munsi w'ejo igare rizahagurukira mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda n'ahandi kamwe mu duce bw'ubukerarugendo u Rwanda rufite akaba ari akarere kari muri kilometero kare 992 kakaba ari akarere gatuwe n'abaturage barenga 373 nk'uko ibarura riheruka kugaragaza iyi mibare muri aka karere ka Karongi ahantu nka Gitesi Rubengera Ramba Mugorore n'ahantu hakurura ba mukerarugendo kubera amahumbezi ubwiza bw'amazi n'ibikorwa byo kwidagadura bihabera n'ahantu mu by'ukuri navuga ngo tuzanagarukaho by'umwihariko ku munsi w'ejo kuko n'ahantu habumbatiye amateka y'u Rwanda kuko hari urutare rwa Ndaba n'ahantu kandi hari ubutaka hari urukuta rw'ubutaka rutandukanya amazi ajya mu biyaga bitandukanye mu Rwanda aho amazi y'imvura agabanuka akerekeza mu biyaga binini birimo na Crete Congo Nil hanyuma rero ni ahantu h'ubukerarugendo ni ahantu kandi tunasanga amazi ajya mu kiyaga cya Congo Basin ni ikintu twize cyane mu mateka gakomereza mu mugezi wa Congo akagera mu nyanja ya Atlantique n'ahantu kandi naho hakorerwa ubukerarugendo burimo nka hiking ubundi ni n'ahantu abantu bakunda kujya gusura cyane kuko hariyo amahoteli hariyo ikirwa hariyo bijyanye no kuroba n'ibindi bikorwa byinshi bijyanye n'ubukerarugendo iyo rero ni Karongi izahagurukiramo etape ya Tour du Rwanda iya kane yo ku munsi w'ejo izasoreza mu karere ka Rubavu Christian. Yes, Bikoga, hopefully you slept in one of those hotels. So that is Karongi to Rubavu. The riders are now rolling through Karongi, a stunning region of lakes, hills, and lush landscapes with over 3,073 residents and more. This area is a hub for tourism and adventure and natural beauty. They are on a famous Kivu Belt road linking Rubavu, Karongi, and Chibuye, and Gisenyi and Rusizi, a road that challenges cyclists and rewards them with breathtaking views. Keep your eyes on Daba Rock also, a natural landmark on the Lake Kivu shore, a perfect for pictures, sunset, and don't miss the Congo-Nile divide, where the rainwater spills to the two of Africa's greatest river systems. The hills are around Lake Kivu and ideal for hiking, natural walks, and at the same time the sunsets, simply unforgettable. As you can see on your screen, those are some of the biggest hotels that we do have in that region. This is not just a race, it's a journey through some of the Rwanda's most scenic and inspiring landscapes. So you can definitely go and visit if you love experiencing hotels, if you love watching like looking at water and all that. That is the place to go. Boat riding, walking around, just taking pictures. That's one of the activities that you can experience there. And that is Karongi, one of the beautiful spaces that you can go and visit. Look at the greenery place, look at the mountains, you can look at the place that looks green. This is what we call green in Rwanda. Nibyo hanyuma rero ibirometero 87 kayishema nibyo ubu harimo amasegonda 35. Never say never niyo we perotero ntago nubundi cyangwa kura y'amaso kubera ko uzivuga mu kanya ko po n'umukinnyi rero twakitamo ni علنا انتي على قلتش حسابات علنا لايك بنقبر لايك نقبرنا نقطه سبسكرايب يقولكم كا سبسكرايب غبروا سالساي ستيج بصحنا لنا بمولو سغاب شامنا ستيج كم محلالفو خفتني سو لايك زي قبرنا لايك نقبر على قلتش حساب كله 800 لايك طرح له تفايرال نهو وصي كم زلنا ينخي هنا قاعد صنحي له تقولوا لي
ቁርብ አፕዴት ተገርና ጽቡቅ ማለት እዩ Eje uzi kugenda umujinya afite igare ryo riri kubyumva arimo ararikanda gusa ni umuhanga mu gukata ubona ko uburyo azi kumanira amakorosi ni byiza kuri uno musore Paul Marty umusore Thompson w'umunyanyuziya nabwiye ko kuba ari umusiketi ni byiza kuri we erega ntabwo wanyerera ku rubura udafite imbaraga mu wabonye rya vi reba ivi ni ivi ritanga balance ikintu iyo reka nkwereke gusobanurira abantu tekinike yo gukata rero ku igare gukata ntabwo ari gukata kuri gukata ahubwo ikintu cya mbere kibaho ni uko mbere yo gukata aricyo bita ngo ni angere y'umuhanda mbere yuko ugera mu ikorosi ugomba kuba w'amaso yawe yaciye umurongo y'ahantu ipine ryawe rigomba gukatira icya kabiri kikaba ni heza gufatira feri nyine kugira ngo ukate icyo ni icya kabiri icya gatatu kikaba ivi ryanjye rigomba kuba balance rituma nkata ahantu neza icya kane rero kikaba nyuma yo gukata ngomba kwita nkora sprint kugira ngo bya bintu natakaje ufata feri bitazongera bikumane ibyo rero bimwe mu bice by'ingenzi biranga gukata ntabwo kuvuga ngo gukata no gukata oya gukata bigira amategeko iyo ikindi nuko ni byiza gukatira mu ikorosi ukarirya apana kujya gushakira ikorosi no gukatira mu ndiba y'ikorosi kuruta kujya gukatira ku rundi ruhande nibyo rero aho barimo baratwereka umujyi wa Kamembe uhana imbibi na Bukavu yego ni naho igare riri busoreze rwose mu birometero bike bisigaye umujyi wa Kamembe rero ukaba ari umujyi ubarizwa n'umujyi wo mu karere ka Rusizi ukaba utuwe n'abaturage 34,883 hanyuma kandi ukaba ari umujyi umaze gutera imbere ni umujyi ufite imihanda ihuza Kamembe n'ibindi bice by'igihugu kuko uyu ni umujyi mu by'ukuri wabifashijwemo mu myaka yashize babiteyemo inkunga n'umushinga wa Rwanda Urban Development Project aho bashyize inzira y'amadrenage cyangwa se inzira zifata amazi zikanohereza amazi nyine aho agomba kunyura hanyuma kandi akaba ari uyu mushinga wafashije mu kubaka aya madrenage mu duce tw'umujyi bigamije koroshya ubucuruzi ndetse n'ubukerarugendo kugira ngo bagire imihanda kandi itagira ikibazo cyo kwangirika kubera amazi uyu mujyi ufite imihanda ya kaburimbo ifasha mu kwagura ibikorwa by'ubucuruzi n'amahoteli bimwe rero mu bigize Kamembe ni harimo imiterere y'uyu mujyi ugizwe n'amahoteli amaduka inyubako z'ubucuruzi n'ahantu ho kwakirira ba mukerarugendo hanyuma kandi hari ibikorwa remezo bishya nyine birimo iyo mihanda amazu mashya ubucuruzi n'amasoko byaguwe mu myaka yashize hanyuma kandi ikindi Kamembe ifite cyihariye muri uyu mujyi ni Kamembe International Airport kikaba ari ikibuga mpuzamahanga giha aka gace amahirwe yo kwakira abashyitsi ndetse abagenzi ba mukerarugendo kikaba cyifashishwa nyine n'abazenguruka Nyungwe Forest National Park ndetse n'abandi baza gukorera ubukerarugendo muri Lake Kivu ahangaha hari n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo bihakorerwa byo gutembera ariko abantu bifashishije kugenda mu bwato ariyo mpamvu banasura Nkombo bambutse ikivu ndetse bakagira n'inkweto zigurwa neza arimo amusiga amasegonda 35 Thompson yagarutse Christian mu Cyongereza if you really want shoes that are not expensive that's where to go. Yes, if you want to buy shoes that are not expensive, it's in Kamembe, as Titi just said. We have arrived in Kamembe, a vibrant and a fast-growing town in Rusizi district, and it's in recent years a major urban upgrade under the Rwanda Urban Development Project. They have improved roads, drainage systems, and overall infrastructure, boosting businesses and tourism and the daily lives. So beside the town lies the breathtaking Lake Kivu, offering clear water, boat riders, and if you want to ride a boat, that's where to go, and also
the water sport. Just offshore is Mombo Island, known for its rich fishing and traditions and a unique cultural heritage. So, with the support of Kamembe International Airport that is now here, the region continue to welcome visitors heading to Nyungwe National Park. So, for those who don't know, you can also find Kamembe International Airport there and the lakes next. So, today in Kamembe, it's not only welcoming the visitors, it's also the tourists. If you want to visit, that's where to go. Back to you, Rigoga. Kilometero cya 93 n'ubundi intera ntabwo yahindutse hagati ya Thompson ndetse na peloto yobowe n'ikipe ya Never Say Never ko harimo amasegonda 35 gusa wenda bameya babiziranyeho warusize Nyamasheke ariko twamaze kwinjira muri Nyamasheke mu ishyamba nibyo harimo n'intego n'ubundi y'umusozi tuza gusanga ushangiye mu kilometero cy'ijana 27 babiziranyeho ibiki baziranyeho umupaka wa Rusizi na Nyamasheke mu ishyamba ariko barahazi aho bagabanira barahazi babiziranyeho ndetse kuko jewe ukunda ibintu byo kugabana nicyo kibazo cyane bazi ahantu UPI ya Nyamasheke igarukira na UPI ya Rusizi ikagarukira izo rero urabona ko karavane zo zatangiye kugera hano ahari busorezwe etape ya gatatu yahagurutse Huye kabigiye gusorezwa na BPR Banyarusizi rero twakire BPR imbere cyane avanzamo na mobile rero mobile money rero avanzamo akanyenyeri MC Buryohe welcome to Rusizi ni mu rugo iyi rero ni mobile money murakaza neza rero ahangaha Rusizi mobile money hamwe na twavanzemo hamwe na mobile money Kadafi Thank you so much, Mobile Money, for sponsor to the Rwanda. Mobile Money. Just Momo eat Abushido. Nabushari yaje hamwe na Momo. Mukomera amachi. Avanzamo na Mobile Money. Aha, baraje rero. Abo ni abaparteneri batandukanye dukomeje kugenda twakira hano. Iyo na yindi rero irimo kuza mwakire BRD. Welcome to Rusizi BRD. Welcome to Rusizi. Twakire rero BRD ahangaha Rusizi. Turimo kujyana mu bimbere hamwe na BRD ikaze muri Rusizi BRD baketsura amajyambere tujyane mu bimbere hamwe na BRD Rusizi tujyane mu bimbere menya pi bwa mbere twara ahangaha aha umwishingizi wa Tundi Rwanda nawe ni Prime Insurance 30 years and beyond Insurance. Welcome to Rusizi. Secure tomorrow today 30 years beyond 30 years. So ubu rero muri business nyinshi cyane waza mugeze mu mujyi mukuru navuga umurwa mukuru asanga Kigali Delight Hotel. Rusizi mwakira ingufu jini hamwe na Ndimbati Senderi International Hit Micho the best Party Corporate nakubona hamwe na ingufu Gin Limited ikaze muri Rusizi kubera yuko igare ari ingufu n'ingufu n'igare ikaze muri Rusizi mu karere Nyaburanga mu karere musuze Senderi International Hit wa Ndimbati barakaza neza rero dufite aba superstar benshi cyane rero muri ingufu Gin Limited. Bob Shema ndakubona hamwe na ingufu Gin Limited. Oya mwongere musuze Senderi International Hit barakaza neza ingufu Gin Limited. Ikaze cyane MD Ornella atwakire rero Rwanda Kamembe na Rwanda ni mahwi ikaze rero
hamwe Rwanda fly the dream of Africa twakire Inyange Industries always Inyange Industries murakaza neza aha mu karere ka Rusizi rero Inyange Industries. Thank you for being part of To The Wonder. Inyange Industries always Inyange. Always Inyange. Inyange Industries. Barakaza neza rero twakira Inyange Industries always Inyange. Thank you for being with us. Aha, twakire kandi Sensitive Group, 10 years of impact shopping culture since 2015. Sensitive Group ikaze muri Rusizi anga mwakore inshuro nyinshi mwongere mugaruke. Rero ni Sensitive barakaza neza rero. Reka rero nanone nyuma ya Sensitive twakire Rwanda Farm le paradis di Matala matera nyarwanda abanyarusizi niho baryama gusa 100% pure form Rwanda Farm. Ndamubona yaryamye kuri Rwanda Farm. Yeah. Rwanda Farm ramba na Rwanda Farm le paradis di Matala Rwanda Farm yeroni Simbas cyangwa se base z'ama ekipe agiye atandukanye. Iyo ni Rwanda Farm ikomeza gutambagira ahanga muri Rusizi. Twakire Asia Machinery Sinotrack Asia Machinery, ibyuma byiza cyane murabibona. Asia Machinery mwakoze cyane rero kuba polisi y'igihugu y'u Rwanda turabebera namwe. Asia Machinery welcome Asia Machinery Asia Machinery. Iyi ngiyi twakiriye nubwo ari imodoka ariko ni Spiro. Amashyi twakira moto y'amashanyarazi Energy on the move Spiro welcome to Rusizi. Reka rero nyuma ya Spiro twakira umuparteneri ukomeye Canal Plus ikaze Canal Plus muri Rusizi. Canal Plus turabakiriye. ያ ሄኖካ ከመይ ያለው ውድድር ገለ አፕዴት ተገርካና ጽቡቅ ነይሩ ኣቲኸለኸ ብላይ ኦኬ ያ ጨዋታ ክንትሪዮ ናብ ምዝዛሙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀወታ እዩ ዘሎ ግን እዚ ሃዲሙ ዘሎ ናይ ሎቶ ኢንተርማርሺ ብዙሕ ነዊሕ ኣይኮነን ናይ ሰከናቲ ክትሕወስ እያ ኣይተርፍን እያ ጉዳይ ኣይክእልኒ ኣይ ሆፕ ብስፕሪንት እያ ክትውዳእ ከምዛ ትሪኣ ዘለኻ ክሕወስ እዮም ዶ ያ ክትሕወስ እያ ብስፕሪንት እያ ከዓ ክትውዳእ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሲ ድሕሪ እታ ስእሊ ምፅእ ኣለኹ ድሕሪ ትረኣየካ ኣላ ብዓቐበት እያ ክትውዳእ ኣብቲ ስክሪን እውን ኣምፅእ ኣለኹ ናይ 4 ኪሎ ሜትር ላስት 5 ኪሎ ሜትር ሲሉ ምፅእዋ ዘሎ ብዓቐብ እያ ክትውዳእ ሕጂ ከመይ መስለካ ኣብቲ ናህና እቶም ናህና ናይ ዓቐብ እውን ኣለውና እዮም ዓወትሲ ከምፅኡ ይኽእሉ ዶ ኢልካ ትሓስብ كنت بيمنا بريك أو يكبر يقدني أبتي لاست انتاي بال لاست كيلومتر فينيش اللاين زبال تاريخ هاجن عقد ديبم أبي جول يا تاسبرينت تور دالا نيش تيسا أبتنا لاست أستوى على لا جول يا هو حقها جول يا تور دالا سبرينت سترابول أتالك 4 كيلومتر جاتني هموشة ميتك ساب شو مونده ميتي زخون ጎላጉል ግን ኣለዋ ኣመወዳእታ ያ ፅቡቅ ዕድል ንኤርትራውያን ኩሎም እዞም ሳይክሊስት ሬልሲ ካመልስ ኣመወዳእታ እውን ግዜ እንድሕር ረኺብካ ኣብቲ ምዕዳል ሽልማት ምስ ተጀመረ ኣጠቃሊልና ከመይ ከም ዝነበረ ተንቲናዮ እውን ፅቡቅ እዩ ኢለ ይሓስብ ሄኖክ ሓወይ تمام تبغى تجمع يقولون أنا الله المسمر that's okay الشيء thank you زعركي okay كم تري وزن لهم እንዳተወደ ይዝመጽ ዘሎ ክንደይ ኪሎ ሜትር ሕጂ ገሊኦም እትው ብሉሞ ክንደይ ኪሎ ሜትር ተሪፍዎ ብሉኻ እትው ኢሎም በቃ ሽዑ ነዊሕ ኮይኑ ይኸሉ ኸሊሎም መጽፍታ ቦላታ ሕጂ ቆሞ ኣይንኹን ድሕር ፍቅሪ ለና ናይ ስፖርት ጊዜ እንድሕር ኣለና ኸ ኮፍ ኢልና ተሪእናስ ዝሓሸ እዩ ኢለ ይሓስብ ኤኒዌይ ግን ከባቢ 2000 ሰብ ኣለኹም ላይክ ግበሩ ላይክ ኖርማል ላይክ ፎሎው ዩ
ሳብስክራይብ ደገርኩም ካ ሳብስክራይብ ተገርኩም ካ እዚ ሚድያ ይዓቢ ማለት እዩ ንቀጻሊ ጽቡቅ ዕድል ንኩሎም ተጻወትቲ ኤርትራውያን ያ ንቀጽል በቃ ari nako n'abakinnyi bari kugenda bakira amazi mu makipe yabo ibi ntabwo ari uko yasizwe ahubwo nuko yategereje aha rero ni nyuma ya peloto back of the peloton aho bari imodoka z'aba DS Thompson arakataje nibyo rero buri Thompson n'ubundi wakomeje gufatiraho kugeza ubu rwose umaze gutwara ahantu hanini muri break aba ari wenyine twabwiye ko ari umukinnyi ukomeye kuko yitabiriye Giro d'Italia ya bibiri yakira Giro d'Italia ya 2021 kuba ushobora gukina isiganwa ry'iminsi 21 icyumweru cya mbere ikiruhuko cy'umunsi umwe icyumweru ikiruhuko bisobanuye ko ufite imbaraga zo kuba waba mwiza mu cyumweru ugafata za mbaraga washyiraga mu byumweru bitatu ukabishyira mu cyumweru kimwe ntekereza ko ari nayo mpamvu yatumye uwo mwumvamo icyizere cy'uko byose bishoboka mu mwaka ushize wa 2025 Thompson yakiniye amasiganwa menshi ya World Tour uko urebye nko muri 2025 mu masiganwa ya World Tour uyu musore wo muri New Zealand yakiniye harimo isiganwa ryo mu kinwa rya Tour of Guangxi yakiniye Tour of Pologne yakiniye Tour de Romandie ayo yose ni amasiganwa ya 2WT cyangwa se ni amasiganwa y'iminsi myinshi ariko ya World Tour ndetse anakina Volta Ciclista a Catalunya ni isiganwa riba gato mbere ya La Vuelta mu kuritegura nk'uko tugira amasiganwa nka Critérium du Dauphiné iminsi 8 riba gato mbere yuko Tour de France ikinwa aba rero n'abagira Ciclista Volta Ciclista a Catalunya riba mbere ya La Vuelta na Giro buriya igira isiganwa ribanziriza ubwo no kuzashaka n'irindi siganwa rya 2.2 ribanziriza Tour du Rwanda 2.1 keretse nimba uzajyamo nibwo twarisaba nk'umuyobozi waryo turagushaka mu muhanda turagushaka kujya mu muhanda iyo rero ni peloto aha ni nyuma ya peloto ya nyuma kuko peloto yamaze gucikamo ibice bibiri kuko igice cya mbere kiyobowe na Malvoet ibirometero 103 ngo yasohotse muri Nyungwe yamaze gusohoka muri Nyungwe bantu wow ifoto nza cyane hariya mu icya Gisakura yego icya Gisakura ni ku cyayi cya Gisakura niho Thompson niho ageze iki rero ni icyayi cya Gisakura niho ageze kikaba ari icyayi cyera mu misozi iri hejuru ahagana kuri metero 1600 na metero 2200 aha niho rero haturuka icyayi cy'umwimerere cya Rwanda Tea gikomeye ku isoko mpuzamahanga icyayi gihingwa mu buryo bwiza butuma kinaryoha Gisakura ibi rero bisobanuye ko ibiti by'icyayi bihingwa imyaka myinshi bikavamo amashami mashya buri mwaka ubundi barahinga uko bamaze gusarura by'ubwabwo bikongera nyuma y'uko imvura iguye bikongera bigashibuka uyu muhungu yinjiye asohotse muri Gisakura afite Grand Plateau asohotse muri parike yinjira Gisakura kuri Grand Plateau nkuko mubibonye mu kanya neza ngiyo peloto nasohotse muri parike ya Nyungwe wow ubu binjiye nabo mu cyayi cya Gisakura ntabwo amashusho muri parike ya Nyungwe yabona iki rero iki cyayi ni icyayi gisoromeshwa intoki bigatuma kigira ubuziranenge z'umwimerere kikaba kigira impumuro nziza icyayi cya Gisakura rero kikaba gitunganyirizwa muri Gisakura Tea Factory akaba ari uruganda rukorera hafi y'ahahingwa iki cyayi rero kikaba gisoromwa kigatunganywa ubundi kikajyanwa ku isoko mpuzamahanga akaba ari icyayi dufite rero cyinjiriza igihugu cy'u Rwanda amadovize atari make kandi kikaba gituma n'abahinzi bahatuye bagira imibereho myiza bakesha ko batunganya bagasoroma ndetse bagahinga iki cyayi bakakigeza ku ruganda bityo bikabahindurira ubuzima nabo duherekeza abakinnyi bacu mu Gisakura
rwose tubabwira tuti mwumve noneho tuvuye muri bya bindi bwango habuze ka oxygene kabuze ko muri parike ubu noneho tugiye kwinjira mu gice cya Nyamasheke kimanuka kwerekeza muri Rusizi aho twizera ko abakinnyi bacu baza kuba mu by'ukuri biteguye kuko ni umusozi basigaranye n'umwe wa Bushenge desante tekinike cyane ku buryo nizera ko baza gutangamo umusaruro uhagije. Rero na ka imidite kari hejuru abantu barimo baragenda bimenaho amazi. Ubu hagiyemo umunota n'amasegonda 20 hagati ya Thompson ndetse na peloto imukurikiye. Ubona ko rero mu Gisakura bahise bakirwa n'abaturage hariya ahantu hari imineke myiza. Gisakura soka muri hariya muri Gisakura hari imineke. Buryo buriya imineke mfari. Thompson ahita agura imineke. Nyamara twa dustafu twanjye nkunda twa dusimba nawe. Aha rero tugeze no hantu hari umuyaga mwinshi cyane ari nacyo kibazo gikomeye cyane mu nzira y'uno munsi kuko umuyaga dufite urimo urahuha ujya mu majyepfo bivuze ko urimo urahuha ubakura mu muhanda mu gihe cyo rero uyu muyaga ufite umuvuduko wa metero 7 ku isegonda. Aha ngaha uyu muyaga ni kuko niba wibuka neza mbere twaherukaga umuyaga mwinshi wari metero 6 ku isegonda ubu rero 80 kuri 90 abantu bakeneye amazi. Nibyo abantu bakeneye amazi kuko iki ni ikirere cyari hagati ya saa 7 na saa 8 kandi twinjiye ku isaha ya saa 8. Thompson rero akaba akomeje urugendo rujye gushaka etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yagiye gusorezwa mu karere ka Rusizi yaherukaga kuhasorezwa mu mwaka 2024 yegukanwa na Jonathan Restrepo Munyakolombia utaritabiriye Tour du Rwanda 2026. Ari kumureba imbere yabo mu gihe imbaraga cyane kuko gari ryarifashe neza yamaze gukora umugongo. Oya ni gym ikora umugongo nta kindi nicyo kintu gikora umugongo. Ese mama Thompson uyu munya Nouvelle-Zélande aragera aho basoreza etape y'uyu munsi akiri imbere gusa twabonye ko ari umusore uzi gukina general classification ni umu-GC. Nakubwiye ko nafata ibyumweru 3 bya La Vuelta yagiyemo akabivunjamo kimwe arigaragaza ni ukuryamira igare. Tugeze rero muri cyo cy'umwanya ko batangiye kubabwira ngo mwitonde n'ibyapa ajya mu musozi wanjye nano ni danje kumubwira ngo witonde cyane ko hano imbere hari abantu bari gukora umuhanda abakinnyi baraza gukoresha igice kimwe cy'umuhanda kubera ko iki gice kiri gukoreshwa. Dushimira cyane RTP yakoze akazi gakomeye cyane ndetse na leta y'u Rwanda kuko mu by'ukuri uyu muhanda ntuzi ko twaje muri hafi yawe narawurebaga nkavuga ni hafi yawe mwabonye ko abantu bagenda bibona ko umuhanda uri gusa ariko gihe twari kumwe na meya kuko buriya muri hafi yawe aka karere ka Rusizi meya ndetse n'abandi bakorana mu karere ka Rusizi bayoborana aka karere baratwakiriye twaramubajije tuturiya muhanda twabonye uzaba umeze neza ku buryo unyuramo igare aratubwira ati nimba hari ikintu gishoboka ni icyo ngicyo ariko nimugoroba nabonye ko hari ibiganiro nkunda kuvuga gitago Route de l'Impossible ibiganiro kuri YouTube Route de l'Impossible aha ikamyo igenda ikajyamo ikarengerwa ukajya ubona ikabona imeze nk'ubwato. Ibintu ureba n'ibitangaza bano ni abanyeshuri baje kureba igare. Iyi rero ni abari kuri peloto ariko inyuma umunota umwe n'amasegonda 25 niyo uyoboye isiganwa ari kurega peloton. Ubona ko byatangiye kugenda bizamuka kugeza ubu ngubu rero akaba umukinnyi kugeza ubu ngubu rero uyoboye. Thompson yamaze gutakaza umwanya wa mbere aho rero umukinnyi uyoboye kugeza ubu ngubu akaba ari Duarte Marivowete. Duarte Marivowete ni umuntu ki uko Duarte Marivowete azwi Tour du Rwanda isobanuye. Duarte Marivowete yatwaye etape ya Tour du Rwanda umwaka ushize aho rero etape yavaga mu karere ka Rusizi yerekeza i Huye. Duarte Marivowete yagiye ubutagarurwa ni umusore w'imyaka 21 yavutse ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 muri 2005 akaba afite etape ya Tour du Rwanda umwaka ushize. Tour du Rwanda muri Tour Sharjah yabaye umwaka ushize yabaye wa 6 ku rutonde rusange gusa Tour du Rwanda yabaye uwa 16 ku rutonde rusange. Mu by'ukuri wavuga ko
ni umukinnyi mwiza mu kuzamuka, aho urebye ku manota ye afite 41% mu kuzamuka, ndetse imisizo no kwinjira kuri 22, mu gihe kuri sprint ho afite 0. bivuze ko ni umwe mu bakinnyi rero beza bo kuza kwitega, ndetse navuga ngo ku ikipe ya Roto bakiye neza, yaba uburyo Duarte yaje kwataka mugenzi we, biriya ni igisobanuro cy'uko reka dukinishe seti bwanize gukina hahandi hangwa, kuko yatatse muri cya gihe cyo kujya gutsinda muri kilometero za nyuma zingahe, muri kilometero 50 za nyuma. Buriya umurureri cyangwa se umutemu Tradis afite ubushobozi bwo kujya gutya akanyukira igare kuko n'ubundi yerega kugira ngo ukine Tempro nuko ubuzi kwitwara, nicyo kintu ubundi abantu muri Tempro cyangwa se gusiganwa n'ibihe baba bafitemo umwihariko, bivuze ngo abashobora kumanuka, abashobora no kuzamuka, abashobora no gutambika. Rero ni Robin Thompson komeje kuyobora etape ya gatatu, yavuye mu karere ka Huye ku isaha y'isa 5. Mu kanya rero twari dutegereje ko baza gusesekara hano mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Etape y'ibirometero 145 na metero 300. Thompson rwose ubona ko atagorwa no kumanuka yewe no gukata mu makorosi. Thompson ahageze urabona yinjiye Rusizi, ataye ujya yego, ubundi hari uratambika ukinjira Nyamasheke igahita igusora winjira Karongi. Umunota n'amasegonda 25 ubu nibyo biri hagati ya bakurikiye Thompson. Amasegonda 11. Mayo jaune itatse mu bwonko bwe buratatse. Rero ni Thompson uri gushaka uburyo yinjira Kamembe ari we uyoboye bagenzi be, kuko nibahagera bafite kilometero 3 bagomba kuza guterera. dusezera kuri Nyungwe, ariko izo Nyungwe tuzanyura mu modoka tujya Karongi, icyo bita transfer. Kuba abakinnyi bazagenda mu mamodoka ubundi bagende bahagurukire Karongi, niho etape ya 4 izahagurukira. Nabwo yakorewe Duarte Marivowete akaba yaratwaye Tour du Rwanda, etape ya Tour du Rwanda y'umwaka ushize muri Sanseverse, kuko byari Huye, byari Rusizi Huye, ariko uyu munsi yahisemo no kubikora mu buryo buturitse. Duarte Marivowete rero akaba rero ari umusore wavukiye, Duarte Marivowete akaba ari umusore w'umubirigi waje umwaka ushize kumwe n'ino kipe, ndetse uyu mwaka akaba yaraje abaherekeje kugira ngo abafashe kumenyera u Rwanda, ndetse ubu navuga ko ari biri kumuhire. Yamaze kwinjira gusiga wa muhanda ujya i Karongi, ahubwo noneho nta kabuza arimo aramanuka yerekeza mu karere ka Rusizi. Yapfutse ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 2005, afite imyaka 21, yatwaye etape ya Tour du Rwanda, yego none wandatse, bivuze ko nawe afite ubushobozi bwo gutwara ibihembo byinshi bitarimo icy'umunyarwanda n'icy'umunyafurika. Nibyo uwo rero ni Duarte Marivowete. Muri etape ya mbere yabaye wa 70, etape y'ejo yasoje ari wa 49 kuri classement general, aba 17 asiga amasegonda 11. Bivuze ko uyu mugabo ni icyago gikomeye. Hari ukuntu mu kwigisha amategeko y'umuhanda avuga ngo ni iki icyago, yego ni icyago kuri Mayo Jaune. Icyago se cyangwa urashaka kuvuga inkomyi? Nashakaga icyago ahantu hatameze neza bakubwira ko hari inkomyi. Ya ክንደይ ተሪፎም ትብሉ ኣለኹም? ከባቢ 3 ሰዓት ከይዶም ኣለዉ።
نويح يكون تريفوم زلو مسلني دحار قليهم تلع على زلو كيلومتر ايك ايرني تبلو زلوهم توتال ديستانس يزبل زلو تلو ما انتي زقبرو رحقت 145.3 كيلومتر نعويم حجي قبل على صحيفه مزلو توتال ديستانس يلو هجيغن 3 ساعات توعيزهم هلو نويح هيك تورفومني عمود يو زمسل مخنياتو توتال نايلو معانتي كندي ساعات يوم كوعازو قمت زولو بقى 3 ساعات ربعن كبابي نكوعازو تتصبيت دولو ناي 4 ساعات مبر وكبابي 4 ساعات يترستاي هذا ساعات كبابس يتورفومي مالتي كندي كيلومتر تريفوم اي صحفون يمزلو زي صحفو زلو جيجا حبريتا خنهب اي نخدمينا بتجيزي جن كتقنو مدخوليهم عن ساعات تريفوم كندي كيلومتر تريفوم كم زلو كنقنوس نخدلينا مالتي anyway thank you كلاتكم لايك تغبروا زلكم تيم سبسكرايب تغبروا زلكم يغني لي زي ميديا نخعبي نهار سبسكرايب ديالكم صباحون لايف كنعطولنا دايركت متصلكم مالتي كلاتكم thank you سبسكرايب ديغوركم كا سبسكرايب غورو نغيد نرأى زغنة الله أمونغو خا تليفون عدل كذب خليه thank you إذا قدام يزول له يناي لوتو yagije n'ubu rero reka nizere ko uyu musore wo muri ruto afite izo mbaraga ku buryo bagenzi be yasize mu Bubiligi bavuga bati wow nkuko Remiko Evenepoel yabikoze kwa Mignone n'umuhungu wacu no abikoze i Rusizi avuye he asirida ku mujyi witiriwe umwami w'Ububiligi umwamikazi w'Ububiligi n'amateka ya shampiyona y'isata zibagirana muri ziriya pave etape rero ya kilometero 145 na metero 300 ikaba yabaye etape ya mbere y'imisozi ubwo rero mwitegeye ku munsi w'ejo etape ya Karongi Rubavu Karayari bari kurusha umusore wabo bari kurusha Thompson ari kurusha Thompson oya mu nyandiko ko uri kurahora ari kwisiga yamurushaga ariko bitewe n'ibyo n'umuhungu Duarte Marqueta yigize mu muhanda ubu yamaze kumurusha umunota n'iki niyo mpamvu rero ubu Mayo Jaune w'Rwamagana Itima Enon uko umunsi ntakiri bukore akazi ke k'uyu munsi nako gufasha bagenzi be kubera ko ari umusprinteri mwiza buri umutambitsi mwiza ahangaha itafata nk'uko pelota akaba ati mwe munshira inyuma none twagiye Debere mukayo usanga ari gukora iyo rero ni peloto irimo Mayo Jaune kandi murabizi ko Mayo Jaune yambawe na timu ya Never Say Never niyo mpamvu Gashema ayikomojeho haruguru aho ngaho Thompson we wafatiye use Thompson yamaze kwegukana igihembo cya breakaway cy'umunsi Thompson we ugomba kuza kwegukana umunsi muri breakaway kuko akoze breakaway igihe kirekire ugereranyije na bagenzi be bahoze bayihererekanya bakaza gufatwa na peloto 15 dufite intego ya nyuma y'umusozi wa kategori ya kabiri uri mu kilometero c'127 n'ubundi dutegereje ko Thompson aza kwegukana ayo manota abanyeshuri rero amasaha ya pause baje nabo kwirebera igare Duarte Marqueta akaba anyuze wow
ukuntu bakeye Duarte tumubonye Inyange Duarte tumubonye cyangwa Thompson Duarte n'uyoboye isiganwa Duarte Marivoet ko dusohotse muri Nyungwe kuko muri Nyungwe yabaye nk'abahana Thompson arasigara akomeza Duarte Marivoet. Duarte rero watwaye iyi etape ayitwara Rusizi Huye aje kuyihiga noneho muri Huye Rusizi. Ubona ko hano nta gace tubonamo neza imisozi, ubona ko imisozi itoshye bivuze ko ubuhinzi Abanyeshuri na peloto. Aha rero hari ukuntu wumva amaguru asa nk'atangiye kwerekana iriya amaterime y'ejo ukayabobeza amazi, icyo bituma imikaya ariko twasanze ari ukumagara ni ukumagara kuko ryari twasanze ry'umuntu kuvuga icyo rero umukinnyi ahakora afata amazi asanzwe kuko yumve neza abakinnyi amazi bakoresha ntabwo ari amazi asanzwe, ntabwo ari amazi nibyo nanga wayamuha akayakoresha, ariko hari bavuze ko bashyiramo izindi porodagiti kilometero 25 Duarte umunota amasegonda hagati na peloto byo kubande ku ajya mu ntego ya nyuma y'umusozi wa Bushenge. Bushenge Reka turebe rero gusoza Bushenge. None rero iyo ugeze Bushenge haba harimo intera nto kugira ngo ahite yinjira kandi n'uwinjira umanuka reka nze mbabwire kuko ni ahantu hamanuka cyane hafite uburebure bwa umaze kuva ku musozi wa Bushenge baraza kumanuka kilometero 6 zo kumanuka gusa, hahandi bandika ngo bivuze ko rero abantu babisi neza n'ahantu ubundi abantu bakwiye no gukomeretsa ngo umuntu uba bari kubarebera ko mudepasiriza bahagarara hasi kilometero tuzi umuntu wese azireba. Ubwo rero ubona ko mayo jaune yamaze kuzamuka yegera imbere aho yamaze kwegera muri position nziza, ndetse abakinnyi bandi makumyabiri turi gukina, ubu ni umwanya mwiza wo gutangira gutegura uburyo bwo gutsinda, niyo mpamvu NSL ifashe ibintu mu biganza byayo. Ariko se wakibaza ko Etereri rimwe ndabona picnic nawe yamaze kuzamuka mfite Duarte Marivoet hariya abwira abanyeshuri bati amasura y'imigoro baze kuba meza ntaze kuba kirezi umunota niwo usigaye kuri Duarte Marivoet na peloto iturutse inyuma. Peloto iri gukururwa na NSL Never Say Never, ntabwo wajya kubira twarabibonye kuko impamvu erega umuntu wese agitinya Never Say Never nuko muri izi etape ebyiri zatambutse ibintu nk'ibi ngibi barabikoze. Ndashaka kugira ngo turebe imbaraga za Marivoet turazirebera mu irugu kuko buriya iyo uri kunyonga umusozi ukurya irugu rirakora cyane, uretse urebe gato rero muvoma ijosi rye riri gukora, uretse ubona ko hari ukuntu umusozi uri kujya ujya ukamusizinga umuza n'igare, ari nako mubona ko imodoka batangiye kuzibwira impamvu umuyobozi wa polisi yagiye inyuma ikabasobanurira ako kantu. niba mubizi neza uriya mugabo utangiye isiganwa ubundi ajya imbere, komiseri abakomiseri bagiye imbere, uriya mugabo yambaye ishati y'ubururu ariyo shati yemewe ya UCI, iki kibuga cya Kamembe cy'indege, ndetse tunareba neza umujyi wa Rusizi n'ikiyaga cya Kivu niho haba kakabo k'abakobwa cyangwa Karongi. Aya ni Karongi. Nabwiraga ko impamvu komiseri yagiye inyuma ni uko igihe cyose mwabonye ko mu kanya hari imodoka ihagaze, impamvu ahagaze mu modoka niwe wenyine wemerewe guhagarara mu modoka, abandi bose iyo uhagaze nubwo aba ari umunyamakuru mu modoka agacishamo umutwe cyangwa agahagarara kuriya ahita amwandikira amafaranga yishyurwa na federasiyo, amafaranga azishyurwa mu mafaranga make y'amasuwisi kugira ngo agere control. Niyo mureba neza tugeze muri zone de ravitaillement aho abantu bategerejwe bagahabwa bagiye gutanga ibyo kurya kugira ngo isiganwa rigende neza. Abantu bagiye kurya ibya nyuma bituma umuntu azamuka kilometero 3 na metero 200 za nyuma zo kuzamuka hano Rusizi ameze neza. Ikibuga cy'indege
cya Kamembe. Kamembe International Airport akaba ari ikibuga mpuzamahanga gifasha mu bukerarugendo by'umwihariko muri aka gace ndetse no muri aka karere, kuko iki kibuga cy'indege mu by'ukuri bimwe mu byo cyakemuye ni abakerarugendo abaza gusura yaba ari Nyungwe, muri pariki ya Nyungwe, yaba ari abasura ibice bitandukanye mu kindi gice gisurwa abantu bajya kureba umuco waho, ubundi indege yamugeza ku kibuga mpuzamahanga cya Kamembe agatambuka mu bwato, ubundi akajya gusura abantu bo ku nkombo. Amakuru ntazi niba ariyo kuko itike y'indege yaho ni 1,000 ubundi ni amadolari 99 arere tu ni amadolari dishyura mu madolari imwe gusa ugiye kuvamo amazi bagahita bakubwira ati 8,995. ahitamo bashyize bikarangira babyita ko nenye kwa mukuru gusa yo rero NSC iri kuzamuka ubona ko ndashaka kureba po ubugari umugara azamuka reka ubona ko ikipe NSC niyo hejuru umuntu umwe ubwo rero nakwiye ko dushaka kureba urwego rw'uno mugabo mu buryo bwo kunyonga igare kadebe ikintu ari kunyonga ni byiza cyane. Reka turebe afite petit plateau, yinjiye muri petit plateau ariko afite inyuma imashini ndende, bivuze ko amasegonda 40 peloto mayo jaune igiye kumumira mu kanya. Melvoet nawe bashobora kumukacira kuko igihe gisigayemo bahoze bari mu munota umwe, ariko noneho hasigayemo amasegonda 40 hagati ye na peloto irimo ko uyu munsi urebye NSN ikintu gikomeye igomba gukina ni ukurinda umwambaro wabo w'umuhondo. Yego, ni ukurinda umwambaro w'umuhondo kugira ngo bareko nibura uwa munsi wabo wa gatatu wambaye umwenda w'umuhondo, ariko kandi biraza kuba bikomeye, biraza gusaba ko uyu muhungu wabo po aza kuba afite imbaraga zo kuzamuka kilometero 3 za nyuma zirazamuka. Urafata umuhanda uzamuka usa nk'ujya ku kibuga cy'indege cy'i Kamembe, nugera imbere uhita ukata uzamuke noneho werekeza ku cyapa, ubundi urakomeza kuyobora nk'aho mwana bazamuke umanuke utambike gusa barakata iburyo. Reka nyobore neza bajya aho kugira ngo bakomeze mu kibuga cy'indege cy'i Kamembe barahita bakata iburyo, akantu gashinze cyane aho. Rero kubera ukuntu izo kilometero 3 umuntu ashobora kuwusigamo mu minota, ariko noneho uramutse uri timari wamukubitamo nk'iminota 1. Iyo rero ni umujyi wa Kamembe, mu kanya rwose igare rigiye kuhasesekara tukamenya wegukanye etape. Kamembe rero ahandi hantu nakubwiraga abantu baza bagahita bambuka bakajya gusura ni ikirwa cyo ku nkombo. Kikaba ari ikirwa rwose kiri hano hafi y'umujyi wa Kamembe, kikaba ari ikirwa kirangwa n'umuco wihariye n'uburyo gakondo bwo kuroba no gutungwa n'ay'amazi. Akaba rero abandi bakinnyi bajemo Eritrea. Eritrea itangiye kwegeranya ibitunguru inyanya kuko mukangiye gukaranga, mukanya barasukamo amavuta harabura n'inzuza nipaka cyangwa se ikigaragara aramugaruye. Araya ninde rero? Araya yatwaye etape ya Tour du Rwanda umwaka ushize, yavuye mu karere ka Nyanza Kibugabuga Bugesera, maze Araya wenyine yafashe umwanzuro bamaze kurenga Kicukiro, aragenda azenguka Sonatibe, afata Rwandex wenyine, azamuka nta muntu bari kumwe, yazamutse amapupe ya Gikondo, aragenda ajya kuri rompe y'Igikondo hariya kujya mu Miduha, arakomeza yenye wenyine atumbira amaso Canal Arabia. Araya yageze hariya aruwabe. Bivuze ko Araya, kuki Araya aho kugira ngo Enoke yatake Rigoga atakisha Araya, bazana Araya hagende nde Enoke. Ubu twavuze mu kanya ikipe ya Roto yazanye set ariyo Thompson, barangiye bazana Bwana nabo bazanye set banze yayine Thompson yayine, noneho Margoete reba icyo kwega. Araya asigaye wenyine, arimo ajya gushaka nde Duarte. Nibyo rero ubu harimo amasegonda 15 hagati ya peloton ndetse n'abarideri babiri bari imbere, ariko ntabwo Araya aratakira, ariko no uyu mugabo afite imbaraga. Reba ibintu ari kunyonga, arimo aranyonga imashini iremereye, niyo mpamvu ubona atari kuzengurutsa imashini cyane. Reba uburyo umusore utangiye kurya abantu. Dore tugize groupe isigaye y'abakinnyi, uyu akaba we anavuyemo, akaba asigaye akaba ari dosari 124, akaba ari umunyabrazil Lemes Bruno Martins. Twaramubonye ku munsi w'ejo iminsi yaye. Araya arimo ajya gushaka Duarte muri Voete, ndetse baragenda babiri
naho umugabo wo muri CI we uyu munsi yabonye akazi kubera ko ubundi yoga yicaye ariko uyu munsi yahagaze ku biguye kubera ko harimo abamataka ya Rwanda kandi agomba kureba ko Araya ahetse noneho niwe utwaye isiganwa ahetse isiganwa kuko mu by'ukuri ntabwo Marquette gifite imbaraga zo kujyana na Araya aramusize Eritrea ashaka etape irashaka umwambaro Araya kuko urabizi ko azanye amavuta ibitunguru inyanya eno karazima ndakubwira oya akamamiyo agira ati avanga bifata irangi Araya akomeza we wenyine Araya ni inderibuga cyakirama ibya Araya y'Abanyarwanda n'abakurikiye iri siganwa bamenye ko ari izina ryo kutuda kuko bavuga ngo uwariye ni urya Araya kandi ngo peti izo umuntu arimo aragira ate bakaba ko agatoki kamenyereye kubomba gaherayo naho Mizelayi Araya yavuze ku itariki ya 12 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2002 ni umusore ukiri muto w'imyaka 23 akaba yaravukiye mu mujyi witwa Adimusa mu gihugu cya Eritrea apima ibiro 57 akaba afite indeshyo ya metero 1 na santimetero 73 cyane ntaremereye kandi ni muremure ku buryo biramworohera cyane kuzengurutsa imashini. Nibyo rero uyu ni umusore muri Tour du Rwanda muri shampiyona y'iwabo irimo babandi yaje yambaye umwambaro w'umukinnyi wegukanye shampiyona y'iwabo muri road race asiga abagenzi b'amasegonda 45. Uyu muntu yatwaye stage muri Tour of Top. Urumva uyu yegukanye umwanya wa gatatu muri Tour du Rwanda asigwa amasegonda 23 muri Tour du Rwanda 2021. Bivuze ko n'umukinnyi wakina klasema ariko kandi nubwo afite amasegonda 15 pero timera mureba iduri mu kumubona ariko rero reka tuvuge ku buryo bwa tactique rero ese byaba bisobanuye iki Eritrea ishaka kureba umuntu ufite gahunda uyu munsi kureba nama yo zone yiteguye bitewe nuko Araya ntabwo ari kure cyane kuri classement general kubera ko Araya nawe tujya kureba kuri classement general Araya byo ari gusigwa naho Muzera arasigwa amasegonda 11. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwiza reka twohereze umuntu nitumwohereza turebe ninde ukora reaction noneho mu gukora reaction turamenya aho duhanganye. Bivuze ngo nabikubwiye ko urebye kuri order ya Eritrea habanze Noki akujyo leta nayo Nerawi Kudus akaza no umuntu mu distributeur ni ona ruboneka kwa kudakina Murgeta oya umuntu ruboneka kina babita gute kuri ajya hose Mr. Everywhere oya mukasere kugenda kugira ni playmaker se nicyo ushaka nebe cyo ushaka kuvugereka kisina kaje kagakiza kuri bafata umukaseri cyangwa se umukinnyi ugenda akabashobora kugaruka zirimo ranga kuza ku buryo uyu naho Muzera ya defanda ya Enoke ariko binanze yanagera hereke yo kugira ngo we afite yatanga baro yayaka utemere gukoresha yayitanga yanatsinda byose ashobora kubikora uwo rero ni Zerayi afite inshingano hano niwe muntu udafite konsiye ibintu byose yabikora naho Muzerayi rero akaba gusa nawe ntabwo gambi yamukundiye ko afite amasegonda 15 ndetse ubona ko ahisemo gutegereza asanze scenario mwami w'umunsi oya neza nuko umuntu yemera icyaha oya icyo ntabwo yigeze yataka mu by'ukuri ikintu yakoze reka dukureyo Marquette wari wagiye ntere mu gihuru reba ikibweje bihabweje kilometero 20 za nyuma ngabo bake ubundi mu by'ukuri reka mbabwiye ko Tour du Rwanda yatangiye umunsi ngabo bade gushaka amayozone hano hantu dufitemo NCN ariyo iyoboye abantu bari kubonamo kilometero 20 box to box umukinnyi ukina box to box nanjye naba nagiye ari nagiye ngo Mr. yazaga kumfata mumugera ubundi kagaburo ko naragiye gisubiye gatsibo akagaruka akajya Kimihurura akajya Shyorongi neza box to box nicyo cyiza nyine cy'uko Tour du Rwanda iri gutambuka kuri televiziyo Rwanda uwo muntu urinde Ibra ugiye gushaka box to box se kandi bayikubwiye uri kujya gushimira NSN rero ifite mwabonye ko NSN nayo yashize mayo jaune inyuma ye NSN yagize gute rero ni ukuvuga ngo NSN abakiriya bayo bose
dusigaranye abakinnyi bajya gukina karasoma generali ba NSL. Niyo mpamvu dufite umukinnyi no muri Yetena nuko ibintu byose reba kuko araya naho bamugaruye yemeye icyaha no reba bamugaruye nta gahunda reba yageze arikira kunyonga bati ngaho muze twamaze kuba buriya no kwabo twanawe Samson Salomon aravuze ngo gabanya kubera ko ibintu byose mu biganza bya NSL ugisigaye n'ubuzima reka ubona ko none reba atakoze ikorwa amayoso nahise yigarurira kubera ko umukinnyi wa NSL icyo ari buze gukora arakomeza kuza mu bantu baje n'indere haje Enoke wambaye umwenda wa twita Bill kuko ya kabiri oya itabira kwino kwa kabiri ubisiko kugira ngo abageze Enoke akurikiye kuri Enoke umugaraje Enoke ajirusize ikibazo cya Enoke agakuza kabaye ntabwo etape ya mbere uko byagenze agakuza kabaye kariya twakuze nyine biba usko iriya video y'ibyana wavuze Enoke nzi ko nabonaga yaje bakuru umuntu yogeze igitego golala kigiye hanze n'abakiga bati ya kandi igitego cya ubona ko twatangiye Sudan nawe yaje bitewe no kuba dufite abakinnyi 30 uburyo bwiza bwo kurwanya umubare w'abantu bagiye gushaka intego niyo mpamvu utangiye kubona za picnic zikora amataki kuriya nka picnic ibyiza si uko bose baguma hamwe ahubwo nuko bagomba gufata bamwe bakora ibitambo by'abasigaye bakajya batera igitero shuma n'amafaranga cyane ariko se ingamba z'ubwirinzi za NSL uyu munsi zacitse intege ko impamvu reka turebe rero ninde ufasha abantu kubifata mu biganza bye biroto ntoya ari nako darapo ari umuhanda niyo mpamvu yo kubabwira ngo bakoresha umuhanda uri ku muhanda wayibonye ko tugeze kuri nta kibazo kuko uyu muhanda uretse ko ari natwe kandi muri minsi rap irashaka kuvuga ngo ariko abantu ndabemeye uyu muhanda reka nkubwize ukuri uyu muhanda twaciyemo nutinya uzatinya cyane uzatinya u Rwanda cyane umuhanda urera cyane oya noneho muri ntabwo ari nyabagendwa nyamara isi igeze mu karere ka Rusizi ibirometero rero ufashe umwanzuro wo kuvuga ko iri siganwa ndabona abantu baryanze reka ndebe uko ariko naho ikaze buriya hariya no gusohokayo hariya no kuva niyo mpamvu ari uwo kwambuka usohotse Rusizi ujyayo ubu rero winjiye mu karere ka Rusizi nyuma y'uko rero twabonye arayagenda indi teste yo kureba ni bandi bagenda hari igihe uvuga uti rero ndabona bari gucunga bakujije uwagenda bagakomeza gucungana abakemura ibyo bintu Rukara yarabikoze baracunga n'abatamuzi aragenda arigendera amanota rero mu musozi akaba amaze kwegukanwa na Zomermans hanyuma Enoke wa kabiri mu gihe umwanya wa gatatu ufashwe na Van Hufel ayo rero na umusozi wa kategori wa kabiri Bushenge mugaruye pikinike simumira nta nubwo akoze na kilometero urajya he acyuye ari utuntu dufite gukora mayo jaune kugeza ubu agomba kwirinda reba ikintu giteye ubwoba n'icyerero ni uko Eritrea nyuma ya mayo jaune ndetse n'ande ubu Eritrea gukina zigenza ni uko ahangaha uko bahita bashobora kugira ahantu bati baje babiri akamuzamura nkande ufite wayo kudusa bati kudusa twari igihembo wakoze nanjye nambaye mayo jaune kuko yarabaye 2020 hano nuko atari mu ikipe imwe Restrepo yatwaye bijya utazamuka bageze no bijya mu gati rero Restrepo ubwira abantu muri Colombia ba James Rodriguez ba David Cao ariko fyakuze yikinwa je pareta bajya bareka ibintu byo ngiye rero peloton abantu twarabwiye tuti etape ya mbere ya kabiri ni muzaryoherwa ariko kuva kuri etape ya gatatu mugomba kuzaryoherwa na Tour du Rwanda kuko uyu munsi mwabonye ko habayeho amatake kugarura breakaway ndetse no gucikagurika kwa peloton kundi twe dufite ya peloton yacu no ubureka twego no icyo dufite top de race ya mayo jaune irimo bande rero dore ndabona Eritrea ndabona n'amaso no ikindi uze kureba harimo nande na Eritrea uri muri ikintu gitangaje Getona yasigaye wa mayo jaune
na Berhane. Liyetona Mayo John Ni bande yasigaye. dufite rero, dufite Picnic, dufite NSN, Eritrea, Picnic. Genda kubera ko hari umukinnyi wa Picnic ukorera abandi. Ni ukuvuga ko aho kugira ngo birirwe bicaye, ni ukugabanya umubare w'abantu. Kuko urabona ko reba inyuma dufite abakinnyi basigaye umwe, dore abandi bane bari gusigara. Ikize rero ntabwo ko peloto Abavandimwe byarangiye. Arimo arahanga. kaya kataka arimo arashaka rero none Wajyaga? yabaye ururimi ab'inyuma banze kuza Oya. n'ab'imbere ntiyabafata Ururimi ngo ruhita ruba nka karavati iyo umaze kwandika. ngabo rero haje banga 1 baje bisize gushaka ariko nabo bakwikirana kuko hano hari intego imwe cyangwa se ebyiri hari Mayo John nibura na etape bityo rero bagomba kwigabanyamo Picnic abase mu Buholandi nibo bazanye iyi kipe Umuholandi etape 2009 ugakira gutsira Ko arimo arareba inyuma kavuga ati ese hari umuntu waje kugira ngo amfashe base asigaye Nawe. yaje uri wenyine agiye kwirwanamo. amagara ateruye hejuru sama yawe Yaterewe hejuru kuko bagiye kwinjira mu mujyi wa Kamembe uwo nguwo mureba. ikipe ya Picnic igizwe na Bush Jacob w'umwongereza harimo Van Bageze Christian Giheke. Jean-Charles Mateo Niho bageze. w'Ububiligi Van der Wettom na Summerland Jürgen ari nawe ugizwe uri gukurura Summerland Jürgen ari nawe uri gukurura iri siganwa kugeza ubu ngubu uyu ni umusore w'imyaka 20 yavutse ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2006 apima ibiro 37 afite uburebure bwa metero 1.90 yabaye uwa karindwi muri shampiyona y'u Burayi yabaye 23 Mayo John yifatiye umwanzuro wo kujya imbere. ko aho kugira ngo dukomeze gutegereza ibitero bya muketeza ko tuza metero za nyuma abangaba tuzanye nibo beza abantu mu Rwanda Nibyo rero n'ubundi baje Picnic. bongeye Eritrea batatu aha Eritrea mu tuze etape bigoga yasimara itabina mabisi Aho baje rero nahangaha baje Rusizi umugwa Kamembe. amasegonda 15 niyo iyi groupe iri kurega Perodiku Amasegonda 15 yarimo itandukaniro hagati yabo. Iyi ni groupe ya kabiri. iyi ngiyi ni groupe ya kabiri yaje izemo n'undi munya Eritrea Eritrea ko ari benshi. Eritrea tuvuga ko yabatanga Ntabwo ari umwe ahubwo ni babiri. Harimo abakinnyi babiri. no warebye se ko ari mu Western Harimo na imbere yagiyeyo abakinnyi babiri Eritrea no Western hano hasigaye abakinnyi babiri ariko ntabwo arimo barataka babiri kanya kubera ko barebe niba bafuga barebe niba basubizamo abo ngabo reba ni umusore w'ikipe ya Israel uyu nguyu ni no muri uyu ni Enoke ari kumwe na ndabona Enoke ndetse ajyanye na Murfwet na Yafeti Murgweta aba rero dufite umusore muri ikipe ya Istanbul akaba ari jezi 34 akaba ari Aweti Amani rero niwe Eritrea wundi uri muri no groupe ya Mayo John ariko imbere yaho iyi groupe ya Mayo John akaba bayatake ariko Amani Aweti akaba asigaye na groupe ya Breko dufite irimo yakorana mu matake ya buri kanya kubera ko nabwiye ko intego iri imbere ni ebyiri bityo bagomba guterana ibumoso iburyo murabona Brekawe ibumoso dufite groupe ya kabiri. bivuze ngo mu by'ukuri kumenya peloton ubu byagoranye kuko peloton yakomeje kubayo abakinnyi benshi rero muri no groupe y'imbere ahangaha ahita mwataka umusore w'ikipe ya Picnic kugira ngo arebe ko ntawakurikiye kubera ko bafite abakinnyi babiri ariko muri abakinnyi bafite harimo haraza nibyo Dufitemo Murgeta. groupe ya kabiri ijemo barabafashe iyi groupe rero ikaba ijemo Donguru Samuel muri no groupe ko yambaye jezi 143 akakoma batake ahise abatake imbere zihuse cyane kubera ko nta mwanya arimo ashaka ibemo Picnic yavuze kugira ngo ikipe ya Istanbul kujya muri Samuel bari Amani we umusore w'ikipe ya Picnic nta mwanya wo bari koko turi muri kilometero za nyuma. Nibyo rero turi za nyuma zigiye gutangwa mu kana agace ka gatatu ka Tour du Rwanda 2026 aho rero berekeje naho mureba mu mashusho mu mujyi wa Rusizi Kamembe ikikijwe n'ikivu Kamembe yateye imbere ku mihanda myiza Kamembe y'amahoteli Kamembe igira amahirwe ko ifite ikirwa cya Nkombo Kamembe Isambaza Kamembe y'inkweto zihendutse hasi imyenda ntagihendutse wowe wimenyera inkweto hari umuvandimwe
imwe wambukanye za ruhahira yuzuye inkweto. umujyi wa Kamembe rero ukaba akarere ka Rusizi gaharirwa ibintu ndetse na umusore muri picnic aramanutse kuko ni umwanya mwiza. Igice cya nyuma cyo kumanuka ni kilometero 3 zo kumanuka gusa, ariyo mpamvu mbonye ko uriya musore amanutse yerekeza i Kamembe, ariko afite kilometero 3 n'ibice bibiri byo kuzamuka, hari ntagomba gukorera itandukaniro. Induje rero uwo rero niwe ufashe umwanzuro wo gusiga abagenzi batiya kugira ngo dukomeze tugendane ibirometero bya nyuma, reka nijyane ngaho rero aho bagiye kumanuka. Reba byana bwaga byuko mukagenda mukajya gushaka hasi ikiyaga cya Kivu, ubundi mukabona kuzamuka, muramanuka mugasoza bagasoza noneho bazamuka. barasa nk'abari gusohoka mu Rwanda bajya i Bukavu, ariko bahita bakata bagaruke mu Rwanda. Nibyo rero kugeza ubu harimo amasegonda 50 hagati ya peloto ya mbere yasigaye n'iya kabiri, ariko kandi kugeza ubu ngubu mu bantu badinze groupe ya mbere ikurikiye breakaway irimo Ribeiro, Murugeta, harimo Enoke, harimo Amani, harimo Marti nawe yagarutse. Marti yagarutse ngaho bagiye batigenda aho bagiye kunuka rero. Aha hantu birasaba umuvuduko, basaba na drone, ariko bakurikira kamera y'imoto ntabwo bishoboka ari kubera ko Bernard moto ntabwo yasikira mu Rwanda. Niyo mpamvu ibirometero 10 bya nyuma Kayishema, aha ni full gas, nta kintu kigomba gukorwa. Picnic twabona umusore yabari umuhoranda gutegereza abahorandi bafite, kubera ko Amsterdam aruka 2009 ubwo batwaraga etape ya Tour du Rwanda. Ese biraza kubashukira uyu munsi, amahirwe ari mu biganza byabo kandi bagomba no kuba kubikorera birumvikana. Akaba rero dutegereje kureba niba abahorandi bagize abakinnyi bakomeye cyane. Abahorandi tuba bagize abakinnyi barimo nk'aba yambaye umwenda w'amaguru ya roza, agira ikibazo amaguru igare arirukanka. Ko rero ko ikirere kimeze, hanyuma umuyaga none reba umuyaga rero, umuyaga uva mu majyepfo ujya mu majyepfo burengerazuba. Uwo rero akaba amanutse arimo arekeza mu karere ka Banyarusizi. Mujye ku mihanda, mujye gato ku ruhande aha ngaha niho nababwiraga nta mumugiro. Uwo rero ari kumanuka arimo aramanira neza amakorosi, ariko inyuma gatoya afite abandi baje bari gusigwa amasegonda 12. Ubwo rero umusore wa picnic umanutse uje gushaka igihembo cy'umunsi. Nababwiraga ko Ubuholandi buheruka gutwara etape kuri Tour du Rwanda mu mwaka wa 2009, etape yatwaye na Aude Alphys niyo watwaye icyo gihe etape ya Drick. Iyo rero peloto imukurikiye mu gihe we amaze gukora breakaway kuko yabatangira kumanuka, yari etape ya gatanu soza kumanuka ikazamuka kilometero 3 agera aho basoreza. iyo rero moto baberuka umusore muri picnic akaba Jesse 85 rero akaba ari we iri siganwa. Nyuma y'ipiloti yaje isigaye kureba umusore ukiri muto cyane kuko afite imyaka 20 y'amavuko, akaba ari umuholandi upima ibiro 67, ufite indeshyo ya metero ndetse na santimetero 90. utanzwe nkobye ntabwo yatsinze. turebe hafi aheruka ni muri European Continental Championship, aha bari muri road race yegukanye umwanya wa 7, hanyuma Tour du Rwanda rero ni Dragon Zomerman mu Bubiligi. Zomerman muri etape yasoje ku mwanya wa 16, yarwanaga yasoje ku mwanya wa 34. ubundi umwihariko we akaba ari umukinnyi mwiza mu guterera
mubwira ko rero kilometero enye gare abana babwiraga aho bagiye gusiga mu muhanda enoke ni ikihe kibazo enoke agize ikibazo kiganirwa muri kilometero 6,200 ari nako Zomland umusore w'umuholande agiye gukorera kuko bamaze k'imyaka enoke yamaze kuva mu bajya gutsinda kuko ahangaha bagiye gukata enoke Tour du Rwanda iminsi 3 mibi cyane Dragon yakinnye Giro d'Italia ya Next Generation inshuro enye yabonye yaba 33 muri stage ya Alpe Isère Tour. uyu musore yamaze kuzamuka ndetse yamaze gutumbira ahangaha agiye kwerekeza mu kanya gato ngaho rero agiye kuzamuka akaba yamaze gufata umuhanda Jorgen Zomland akaba ari umuholandi arazamutse uyu musore yatatse bamaze gusohoka muri gisakura nyuma yuko bamaze kuba amatake menshi agiye kurwanya ikipe ya Roto ngo Enoke ese Enoke yaje gusubizamo ubutegetsi tukareba komiseri y'amabere atari Enoke nziza tego kabiri peko bakiri kimetero ya nyuma reka Roto bari bitegereza cyane tugende ku ruhande rwa Munyaritera Enoke yamaze gusubizamo akaba amaze gusubira gusa aracyamanuka turacyari muri za kilometero 3,200 ntabwo baratangiye kuzamuka kuko bavuga ngo byarangiye niyo mpamvu Enoke na Bruno basubizamo baza kuba byiza cyane tukaza kureba kilometero zizonyuma zo gukina hagati ya Jorgen Zomland we ukomeje kuyobora rero mu birometero bya nyuma bigiye gusoza agace ka gatatu ka 2025 afata position dynamique kujya kwanga n'umuyaga kubera kumenya ubu ku cyaga cya hanyuma ahangaha ku bantu muri Rusizi ahangaha ajya kuri umuhanda ujya kuri Rusizi no kugarera ibyo nanze kuvuga hotel kugira ngo ntamamaza niho hantu rero icyegeranya amakuru kuriya ni ukugira ngo igare rye ariho uburemere bukwiye noneho yinjiye mu muyaga neza koko aremereye Jorgen Zomland uwo rero Jorgen Zomland n'ubundi watatse rwose mu birometero 20 bya nyuma baramureka aragenda agiye afunze hasi kwa kuno mubiteguye kunyukira igare agiye kuzaba birometero 4 bya nyuma kayishema kilometero yeza nyuma kuri Zomland izo rero akaba rero nabwiraga asuma kujya ku kigo ashobora kuva mu Rusizi asiga n'umuhanda ujya kuri Kamembe International Airport kanya gato araza gukorera deviation nabwiye yakati buryo abivuze iburyo ni nyine iburyo ibumoso niho arasiga ibumoso akati iburyo Zomland Jorgen araje ngaho bamubwira ko ndetse hari dutoya arimo bamusaba yuko ajya mu ruhande rw'ubumoso rw'umuhanda aba bita drapeau jaune baba kuzakaza kubayikira kugira ngo umutekano ngiyo na ukata yamaze kujya ku kilometero cya 4 ngabo rero bakaba amaze gusesekara ndetse akasi no yerekeza he agiye kujya gushaka ikibuga cy'indege cya Kamembe n'umuhanda kutabujwe rero agiye ahangaha agiye gutanga kilometero 3,200 niba mureba neza hariya harimo hasi Paul akaba yisize umujyo arasiga abamukurikiye amasegonda 25 ndetse barimo na Yellow Jersey ndetse ageze mu birometero bya nyuma amaze gukora kilometero 200 agiye kuzamuka kilometero 600 ngiyo peloton ya mayo jaune yaje Enoke ari hehe Enoke yakase reka turebe rero kilometero 3 za nyuma Jorgen Zomland yahagurukiye igarongeritswa amasegonda 23 amasegonda Pelotinho arahindukira ko pelote yaje 23 kuzamuka cyane kuryo igihe cyose pelote yamumira ni pelote ikomeye pelote zamutse mu Nyaritire pelote irimo Mayo jaune Paul Martin ni pelote zamutemo nimero 2 Enoke Murbrand ngabo rero ari fantastic ni Mayo jaune afatiyemezo Paul Martin Mayo jaune nufatiye byo kura kwe nta muntu asiganye mu ikipe yo kudukurira no kubyikorera niba kumana Mayo nibyo kilometero 3 bya nyuma n'ubundi usigana kwa sigara kwipe Mayo jaune ari nako na Paul Martin umusozi umubwira uti ibi ntakabye n'imwijya Kinyamata sicyo kwijya Kinyanza nibyo rero woni Jorgen ari nako directeur w'isigama technique Philippe Koyu akaba directeur technique wa Tour de la Benin avuga ati ngo tiene ngabo rero baoda arahageze birometero 2 bya nyuma
n'umuzamutse urebye ibiro bye n'indeshyo ye ari guhindukira umuyaga urimo yakagombye kubihorera rero Enoke ari inyuma uyu musore agiye ngaho rero hariya tugende agiye gusukuma muri Kamembe afata umuhanda usa kuri kati buryo Jogen ariko n'ibiki nawe Mayojone ahisemo kudefanda Enoke mu Rwanda rero dukira amasisama hari abarwanira Mayojone hari abagiye gushaka na etape ubu dufite Mayojone Enoke bashobora kuzamuka Mayojone ubu reka noneho muzamure musige Enoke amaze kuva muri etape agiye gukina Mayojone nibyo kuko ntacyo Jageni Zomerman yatwaye kuko etape ya mbere yasoje ku mwanya wa 16 etape ya mbere ku mwanya wa 34 etape ya kabiri asoza ku mwanya wa 16 mukanya urebe ku rutonde rusange ho Jageni Zomerman ahagaze kuko ubona ko Mayojone bo barimo barakinana hagati yabo arigendera rero Jageni Zomerman ufashe umuhanda wa nyuma ugiye gutimugezaho turi gusoreza etape ya gatatu ya Tour du Rwanda hagurutse Huye ikaba igiye gusorezwa Rusizi kinire mibi cyane kuri groupe no groupe mukurikiye kubera ko harimo gusigana hagati yabo nta muntu ufata umwanzuro nta muntu ufite mugenzi kujya kurira ndetse twagize isiganwa rya gatatu rya Mayojone kubera ko Enoke muri bano bantu bagiye ni uri hafi arimo isiganwa bityo ko batesemo kureka etape asigana Mayojone kubera ko gushaka byinshi abura na bike tugize isiganwa amasiganwa atatu hari Jogen nje utakape hari abari kumuhiga zitakoze kubivamo ndetse bajya gukina gusa ntabwo birarangira bamaze gukata rero ikurikiye ari nabwo ari na Mayojone Enoke baza impamvu nuko Mayojone yasanze tabatakina ahitamo gukina Mayojone gukina Mayojone isemo contre attaque yo kudefanda Enoke mu Rwanda kilometero ya nyuma rero kuri Jogen Zeman nibyo rero ari muri kilometero ya nyuma kugira ngo asoze hano yegukane etape ya gatatu ya Tour du Rwanda atangiye kubara metero igihe cyari gishize n'ikindi imyaka bate Amsterdam hariya neza hafi ya farumasi hafi y'urusengero bategereje imyaka igera hafi egeko 20 Zomande ese yamaze kwitegura ahakaro cyane none igare rega mukinyi w'umunyonzi mwiza bwa kuzamuka imbaraga nyinshi yakoresheje none ubundi byo kugira aguke kuri ya pesi yazamuka azamutsa zano ku isoko kuri full gas nimero 45 arongera azamukira igare ukeka ko azamaze kubanye ariko umuzamutsi mwiza ntabwo agomba cyane ibari gukora kugira ngo akume kuri ya cadence umuntu afite kilometero 20 ku isaha hamana yisubira kuri kilometero 18 reka subiza uzagitereje kugira ngo azamutse ejo abamoto barabirukanaga ariko uko akari umuntu ku giti cye nta kibazo byari rero Zomani yongera kwakira kujya mbere na meta ageze muri mwabonye ko amaze kujya muri metero za nyuma Zomerman aje gushaka etape barategereje Amsterdam barategereje Zarahe n'ahandi bategereje ko bareba etape ariko birakunze rero umuhungu azamutse ashaka etape ya Tour du Rwanda bigoga byaraye nibyo rero ni Jageni Zomerman ugeze hano rwose ukinira ikipe ya Picnic wamaze no kubasiga kuko yafashe umwanzuro hakiri kare akaba aje gusozera mu karere ka Rusizi Jageni Zomerman umusore w'imyaka 20 ugeze mu karere ka Rusizi ariteguye ashize rinete inyuma ari kwihanagura arashaka ngo afata makiyaje afata kapudera kisiga kugira ngo afate ifoto ikwiye neza Zomerman akutegereje Zarahe akutegereje Ajax PSV Eindhoven na FC Twente akutegereje ari ubura amaso abona kutegereza Zomerman agira abazaba urandi ko batazazi igihe kinini bati u Rwanda narwo ni urwacu ziko basabe FSNT Zomerman Jageni umusore uvuze gatatu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2006 reba ibyinshi kurangiza 1-1-1-2 avuga ati twabikoreye Mayojone araje Enoke afata umwanya wa gatanu ahangaha
reba yaje hariya yitwa Niyonkuru Samuel Mayonjo n'abaje kudefanda ari barwa n'amasegonda kugira ngo rekora amasegonda barwa Niyonkuru Samuel nawe arambuka ku murongo reka turebe rero abandi kudefanda Mayonjo Paul Marty ashaka amasegonda kugira ngo atavamo Paul Marty agira hano arimo arashinyiriza Tour du Rwanda yatangiye Paul Marty Geferzi Dragani Zumel Mandi nababwiraga ko umusore wavutse ku itariki ya 13 kwezi kwa 2026 uyu ni umuholandi ufite ibiro 67 afite indeshyo ya metero 1 na santimetero 90 yavukiye mu Kaka Frandeleke yegukanye tapi ya gatatu ya Tour du Rwanda 2026 yica mu karere ka Huye isorezwa mu karere ka Rusizi twavuye mu majyepfo y'u Rwanda dusoreza mu burengerazuba bw'u Rwanda mu mujyi wa Kamembe 2026 official iratangiye kuri uyu munsi dukoze imisozi 6 sprint felicitation ku Buholandi iyarukaga kera mu mwaka 2009 harimo amasegonda Paul Marty yasigaga Jürgen ariko twakira mu gishambo yize ese yaba amasegonda tuteremo tukaba tugiye guhindura umwenda mu undi muntu wa gatatu tuti Rwanda irakomeye Tour du Rwanda irakomeye cyane kandi Tour du Rwanda iraryoshye kayishema kuko Rusizi Kamembe mwakoze cyane kandi muze kwakira ababaganye serivisi zinoze nk'ibisanzwe ku banyarwanda imyaka aka kantu se navuze ka gefesiter de usika gasobanura nateguye we attention nguero Dragani Zomerman umaze kwegukana etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yiteguye ubwo umuholandi yatwaga etape ya Tour du Rwanda uyu muhungu yaracyambara pampers yarafite imyaka 2 ariko aravuze ati reka kwereke ko mu by'ukuri byaba ubu ni nkaho uyu no muhungu watsinze etape atwaye imyaka 17 gutegereza nibyo rero felicitation cyane mwongera nkagira nti mu rurimi rw'Igiholandi bagira bati gefeliciterde Dragani Zomerman negereje ubutumwa bwa ambasade Christian rero Zomerman Dragani amaze kwegukana etape ya gatatu Huye Rusizi icyo bita umusozi rero hagenda haza umwe kubera ko nta ahangaha umuntu arimenya wakibura ugapfa ari nako rero twakira abandi bakinnyi ikipe ya Moving Star n'umuntu umukinnyi w'ikipe ya Bike yo mu gihugu cy'Ubudage reba abahungu babaye reba ku matako yabo ukuntu babize icyuya reba uko barwanye intambara barwanye n'imisozi barwanye na Nyungwe ariko mwaryohewe kuko kugira ngo igare iyo isiganwa ry'igare kuba aha hantu hagoye mera wikudusa umwambaro w'umukinnyi w'umunyafurika mwiza rero bakaba asesika ngaha kwakira uwiduhaye Mike muri Benediction Pan Africa ikipe hari Rubavu ikipe ya Konto team wari umunsi ugoye wari umunsi kuri benshi akaba rero Jürgen yambaye umwenda w'umuhondo yagiye umwenda w'umuhondo never say never nakubwiye iyi tura akomeye uyijye kureba ikintu cyo ndaje mukaya nkwereke twahekaga babiri byabayeho 2010 ibihugu bibaye bitandukanye twaye twakira wibaye Mike Oda Mike wambaye umwambaro w'umunyarwanda witwa umunsi w'ejo ndetse no ku munsi wa mbere ibyo rero mu kanya gato twaba tugiye kwinjira mu bihembo by'umunsi tape yahagurutse mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda ikaba isorejwe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda Eritrea bagerageje rwose gukora roto yagerageje gukora ko byose byanze kuko Dragani yafashe umwanzuro araza agera aho basoreza kilometero 3 za nyuma uzimenye neza cyane In a few minutes we'll be talking